ntabwo byakunda kandi mfite amafaranga nyine. None se amafaranga ni iki? Amafaranga turashaka tukayabona. Zawo izina byo tuza washitse wagiye gufiringa amafaranga. Baje humura amafaranga nawe imvugo zizahinduka sibyo? Imvugo zahinduka uri ufite amafaranga nambo wenda ucyafite akantu k'irungane kuhumura. Uko yahinduka kose, uko imvugo yahinduka kose. Ntabwo byageza ku rwego rwo gusuzugura umuntu ngo mu ex maze ngo musuzugure mushyire ku karubanda. Wasanga no mu bantu ugiye bivuga. Reka mubwire Paramba, sureba sinzagaruka hanga ngeze kuri ya level yo gusuzugura ex wanjye. Oya. Please mbabarira. Mbabarira rwose. Kamariza. Kuki? Nasumbuze na. Cyangwa mbwo gura cyakunda karagasura. Ntabwo nibaza no niba mvuze ngo nakabwa nose amafaranga kagira. Sumuye durangwa uri gucukura imisarani n'ibiki byose hajya n'umuryaka ariko. Banza muzarike ba sinakabaye mbivuze ariko byihore. Ndabikosora neza. ubuzima bo mu cyaro burakora ariko umutima nawo ugira ibyo wifuza nakuze ndeba ariko se koro wandika amatwi hari ushaka no kunyumva se Kamariza izuba rirengangiriye ariko koro reba ibintu byose nzungurutse ndi gushakisha nakubuze nshaka ariko nta no kufata basi n'amakuru y'iminsi urebe n'igihe gishya tunahebukana koko amakuru y'iminsi byazika kundo amakuru y'iminsi gamba simfasha maze twicara akanya gato mbona ndakwinjira ariko nta no gushaka no kunyumva salama abonye ariko none wavuye mu rugo navuye mu rugo wahaciye wabonye ukuntu habaye none wareze ngo turacyaba hahandi reka da niwe waje kuturebera naje kubareba ndabura nuko urashaka gutereta mushiki wanjye jewe biki hako mushiki wawe ubona yuko ubu none warabibonye wabibonye urabona ko noneho n'amatuza yaje ubuzima bwarahindutse ubuzima buhinduka mushiki wanjye yarongowe nanduko ngaho da ubu none afite umusore w'umukire umujene w'umukire wahehe ugiye kumurongora niyo mpamvu uri kubona ubuzima bwagiye buhinduka wiki murajya he ngo nimve mu cyaro ngo tujye gupagasa ngo none se ubwo ko mbona uburi aho ngaho wita kuri mushiki wawe waje i Kigali nkajya kukwereka ariko se uranjyana njye gukora iki Kigali kwereka nazo ngo zakire kwereka mbakoropera mba nkubwire we hari ikintu mfite wowe vangaha wowe uri hano ni mu biturusu va nkujyana i Kigali wawe pizza ntabwo uri kumva ikinyarwanda ndi kukubwira aho rero banyuma muri muzaranga wapfa kuvugana ibyanjye n'ibirebe narakubuze ukubwira ibyambaye byose ndi gushakisha ubu nariya paje ariko chance pe ntabwo nzi ko ndi bukubone rwose ibyawe nibirebere narabibonye nibirebere ibiki se ariko kagira umbabare cyane naraguye umukiye nabisezeranyije ko ntazigira nkawe mbabarira ukunanye byambayeho nk'iki na biki byapfuye kuza urukundo ruhubuka iriya ruraza rukwituramo ntabwo mbyumva muramu wanjye ubu ngubu yaradusirimuye dusigaye tuba mu nzu nziza irimo parafo ifite amarido meza umva ifite amakaro we urabyumva ntabwo tugicana ku nkwi wa mwotsi twajyaga ducana mu mbabura mu masafuriya agahinduka umukara ariko kiwanyu ko mazi mwigize mucana kunuza kumbabura wowe iki nzi neza kiwanyu nyine uracyadoreka turi harya ducana ku nkwi wowe reka umwotsi ugenda dore amasanje ukuntu yabaye nyumva neza guhuha mu nka kamade naragukunze erega nubwo navuga ngo ndumukene
ariko nanjye hari abandi bana twabyirukanye sibyo ba Sheja ba Françoise ba Fanny buriya bose nabo twabyirukanye kandi nabo n'abakobwa nabo n'abyo kurwanya ariko urabizi kuri amateka ibintu niboneye n'amaso yanjye n'ubu ndabyibuka amarira akazengera nabuze icyo nkora habuze gato ngo njye kwibura muri wa mugezi wageze kuri urwo rwego babayeho ukabyara badakwinginze nanjye nashutswe n'abantu umuntu yaraje aranshuka anyinjira mu bitekerezo neza neza ariko se ubu umwana umeze reka nkubwire iyaba urukundo cyangwa se iyaba abantu dukundana nabo badukunda nk'ubukene nta divorce yaziyagireho ntega amatwi yumve untege amatwi umwanya wumve yuko none se aka kanya nta muntu udakosa ku isi se none se kubizi ko ajya kuvuga ngo urukundo aba imbogamizi nyinshi ubwo ntabwo byo ari imbogamizi ntabwo wanyihanganira basi mvuye nkujyana i Kigali hari akazi nakuboneye uri umushaka kumva narukanya ni Kigali cyane ureke mushiki wawe n'ubundi azitaho uzajya ukora umwohereza amafaranga ari kumwe nande ntabwo uzi ko nakarize kakiri gatoya usibye ko abakobwa bakura vuba bakazamuka kubona nyine dusa nkaho tungana ntabwo bamunsigiye nkamwitaho ubu ngubu turacyari muri hahandi nahoze nkubwira twavuyeyo ubwo si cyo ndabagiye kureba i Kigali n'iki kigo ngende narangiza yiyandarike cyangwa abeho nabe n'ibyo twabonaga tubure byose ngo ngiye gushaka amafaranga i Kigali kandi naho ndahansanga nyahunge ngiye munga amafaranga kandi ari kuza nsanga ngo ngiye kuyareba aha nyine uri gukora iki rega niyo nta kintu nakora ariko mbayeho neza nese ndakiriwe njya guhingiriza we va muri ibyo sibyo sister wawe ni umuntu mukuru murajya he ko yarongowe murajya he yeah ko umutima baragushutse usanga umunyamafaranga ni igiki cyanyiseza yuko koko ugarutse by'ukuri urumva ari nkanjye ari nk'igiki n'ubundi ntacyo utazabona mu gihe mpari nubwo twimutse tukajya kure ariko ntabwo bivuze ko ntaza kugushakisha ishuri ariko uzi ko nabyo ari kimwe mu bintu naketse byatumye nyibagirwa mwavuye muri ka kazu mwavuye barabasirimuye ariko naho ndetse ndihambira Claude ndihambira ukambwira uti urukundo rurahaje basi umva rero nkubwire Moses ibintu ni bibiri turumvikana umushiki wawe ndamukeneye ugomba gukora ibishoboka byose nkamubona cyangwa se ibintu byose maze kubatakaza byose mu bitubise bimaze kudutakazo rero ibintu byose maze kubatakaza mu bitubise rwose nawe rwose no kuri ukungondo urane mushiki wawe gutumbira ngo nanura cyategereje urane mushiki wawe nta kintu ugomba kwangomba kumutegeka niwe mubana muri babiri nta babyeyi barimo niwe nawe gutumira ngo umukobwa ngo byaranze byakomeza ariko uzi uburyo wakomeza aca amaso none se ngiye ibyo wakoze barabikoze niba umukobwa yakunaniye amakosa urayanshyiraho gute nukumbwira Moze ese ubwo ngubwo n'amafaranga yanjye wowe nukuri kumbwira ibyo nakoze nabikoze ngo none ngo umukobwa yakuna mbese muri make nase tuvugisha kuri koko naye kugira ngo ndushye ubu ngubu ndajya mu mutima huriya mukobwa mumenye ngo wakunda n'uwadakunda ndabyemera badufashije pe nta nubwo mbiye kandi ndabigushimira ariko nawe witangira guhita uvuga ngo niba ngo umukobwa utamubonye ngo ngusubize ibintu ubuse nibyo nariye ndabiguha ariko urabiruka none se umuntu ungana hanyuma amavuta wagiye umugurira se yisiga nawe uzajya umubwira yahomore ku mubiri we ahubwo ngomba kumutwara ku mbaraga rero nose ubwo ngubwo ngenda mva rero Moses twumvikane hano ntawe naje guseka nawe nta nubwo naje gukina sibyo ntawe nshaka gutakaza igihe cyanjye kora uko ushoboye kose mushiki wawe byemere aze dukundane ndetse mugire umugore cyangwa se ushaka amafaranga yanjye ushake nawe yaguze ngaho none ibintu ni bibiri boss nukuri nawe wawe kungondoza pe nukuri ntago ngiye mbapi ntago ngiye nabishobora nukuri murumva mumaze guhaga rero ngewe regurandenganya ngewe umukobwa waramubonye sibyo ahubwo wowe wamaze kujya mu nzu nziza waradamaraye nta nubwo kibikurikirana waratuje neza tu ati nabonye umuntu ufite amafaranga w'ikigoryi zazanye namwaka amafaranga yagira ngo mbirimo ntago mwise ikigoryi tabyumva nabi ariko ntunyuki nabi nanone uranyuka inabi se niba umukobwa yakwanze ndabizira ndabigenderamo none se namubwiye ngo singuriya se namukweretse ngo umufate ubu se amaze iminsi ngara simaze iminsi 2 nta ndi kubona mu rugo
njye nari nzi ko muri no kumwe none ukunyuka inabe ngo ngusubize Moses. ndabiruka njyewe ibyo mbwira byose ntabwo mbyitayeho ubu nk'aka kanya ahubwo wakabiri mwamuhamagaye akaza ndamuhamagara se telefone kari njye uyifite ndamuhamagaza nk'ubu hano wakamuhamagara akaza tukaba turi Ukamugurira telefone. ukamubaza ukamubwira ukamutegeka none hanga none ndo rwose nawe ngenda kubwira ngo ahubwo nushaka ureke mbwirira nigendera umva baretse tandakaza none tandakaza utabona nabi utabona uruhande rwanjye rubi sibyo utabona uruhande rwanjye rubi saba kwihangura giye bakakuzana baguteruye cyangwa se bagucuritse rwanjye nk'umwita agara hano shaka kunyigiraho umuremure wowe n'amafaranga yawe mushiki wawe ndamushaka bitari ibyo ngibyo Sefine narakaye kwa Moses narakaye bitari ibyo amafaranga nyabone mushiki wawe mushaka kumugumana turumva ngiye amafaranga yaguha narayariye tuvugije kuri umva nko we kamari vayo hano we hano yingirwa mu muhungu ni yahe vayo hano nshaka nguhagarara vayo hano umukobwa ntago mubonye akomoze rero nkubwire Kamariza sibyo iyi mikino yawe na brother yawe wawe ndayihaza usanze brother wawe turi gutongana si umuntu ariko nkubye icyo twapfaga wowe cyo nshaka kano kanya ugomba kumbwira ari njyewe niyimbwa ugomba guhita mu muntu boss reka nkubwire twubahane iki se wambwa sinkuzina ugende gake oya kuro utarwana oya ugende gake utarwana shira hasi uramushyigikiye ibyo mubireke buretse gato wowe nta bajambo kigawe nshaka ijambo rimwe ryonyine nge n'uyu muniga cyangwa se uyu mutipe ndabona ari n'ikiraro ninde ukunda urandeba sibiki hano ugomba guhitamo kudahitamo wagashyano wagashyano we ntabwo ari wende kubaza nge n'uyu musore ninde umuntu ukunda ntabwo ushobora gukura amahitamo ubwo se uri kwipyenetsa mu make wowe ndakubwiye ngo hitamo wowe ndakubwira urangiza ukajya gupyeneka we ntasoni nge n'uyu musore ninde ukunda ariko banza noneho dira nurangiza kurira noneho uvuga kuko ntabwo uva hano utadushubije sibyo ntabwo uva hano utadushubije cyeneka ibyo cyeneka nurangiza udusubiza nge narakaye no musi ariko noneho ntabwo urangiza kurira ngo udusubize wagashya nawe ntabwo dusubiza karirukasi Kundo twasangiye ubukene twicaraga ku irembo nimugoroba ukambwira uti urukundo rurahagije ingabizerana umutima wanje wose imisozi iwacu imvura iwacu